Reka mbasoze mwese abadukurikira kuri Omusingi TV. Mwiriwe mute, mumeze mute, amakuru yanyu nizere ko mumeze neza, Imana ibarinze. Ni Gatera Sitani nk'uko bisanzwe. Reka mbahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ku wa mbere tariki 29 umwaka urimo uragenda, umwaka urimo urawugenda, turawujyanye. Hari amakuru uyu munsi nshaka ko tuvugaho. Hari amakuru ari gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, kuri social media ya Eddy Kenzo. Ejo bundi hari muzi ko mu gihugu cya Uganda batangiye campaign cyangwa batangiye kwiyamamaza gushaka amajwi uzayobora igihugu mu myaka 5 iri imbere. Rero ejo bundi Museveni yari yahamagaye abahanzi. Hari abahanzi nyine buri shyaka rigenda ritoranyamo nyine bitewe nk'uko bakorana, bo bakunda ibintu n'ibyo murabizi bya politiki. Nuko rero yari yahuye n'abahanzi kugira ngo nyine ahitemo indirimbo bazakoresha muri iyo campaign. Kenzo rero niwe ukuriye abahanzi muri Uganda. Noneho rero yaravuze ngo Kenzo ngo ni umuhungu wa Chef Ali. Abantu ntabwo bari bazi se wa Kenzo, ahubwo Kenzo yajyaga babwira undi utari se, uwo yita se mbese, kuko we avuga ko yavutse akabona nyina ari kumwe afite abandi bana, nyine ubwo nyina yabyaranye n'undi mugabo, akura azi ko uwo mugabo ari we se. Ejo bundi rero nibwo Museveni yamennye amabanga, abantu bose Uganda baratangara, ati umwana wakuriye ku street, ku mihanda, ise yari umuntu ukomeye, yari revolutionary ukomeye mu ntambara ya NRM. Bituma rero abantu batangira kuzana video, bazana amajwi, bazana ibiki. Ni umunyarwanda, yari inshuti ya Fred Rwigema, yiba Chef Ali, Major General Chef Ali. Ariko hari aka video nabonye aganira ukuntu yari inshuti ya Rwigema, ukuntu batangiye kuganira ibintu bya revolutionary, ibintu by'inama. Banza reka banze nkabashyirireho ngira ngo banza aribyo byaba byiza nkabashyiriyeho. Chef Ali High school with me, and we are both searching for recruits coming up during the school, so we are doing keep together. When I was having always interest in politics, and when we became friends, I started to keep on discussing with him. And after discussing with him several times, we started going together to read in the library. This is how we together developed this spirit of, because we used to read Frelimo books and other liberation literature. And by so doing, we started to have say poems. Because I remember before we left for Tanzania, or Mozambique for that matter, we were both reading a poem which was coming from a book called When the Bullets Begin to Flower. And this poem was that poem which made us to go, which we went and read together. The library was saying that it is not what you want or what I want, but what the nation wants. And then through this we developed confidence to live on. As far as 1974, when he had joined the Barra High School with me, and we were both
sort of recruits because we have joined the school, so we are being teased together. When I was having always interest in politics, and when we became friends, I started to keep on discussing with him. And after discussing with him several times, we started going together to read in the library. And this is how we together developed this spirit of, because we used to read Frelimo books and other liberation literature. And by so doing, we started to have, including say poems. Because I remember before we left for Tanzania, or Mozambique for that matter, we were both reading a poem which was coming from a book called When the Bullets Begin to Flower. And this poem was that poem which made us to go, which we went and read together in the library, was saying that it is not what you want or what I want, but what the nation wants. And through this we developed confidence to live and akana bulijjo ke tumanyi ng'akembata wagwan, so tusaba olutangazeemu ko message yetu. That is a very sensitive question, because according to my background and where I've come from, I was born in 90s, you know. According to the people who knew my mother, they told me between 89 to 1990. Because mtu amanyi mama wange nakati Masaka ya Chali yali retired friends. My mom came from Rwanda, but when they came to here, batandikira Masaka jibabira. Then zaji kwambisere yo yantalawo ngabira zakagwa myaka nga eyo bwe bati. Naye during that time of bingi byapenizira. I had an idea of the story today, but I wasn't sure. Naye by the time when nalabako mama wange for like 5 years, I know musajja and nga muzaddemu aba. So nange nemanya nti oyo taata wange era nenkulanga amalowooza nti era nga tetubeera naye nga tetumanyi na gyali by then, naye nga waliwo omukulu wange maani naye nga agendayo twali tubeeranga kyotera kuba twava Masaka tudda ekyotera kati ye nga Amanda avaayo najja naye nga nze mbeereyo mu kyalo bayiteyo nenziga ndi muto. Mama wange yali tabeera nange, yali abeeranga ne Mande waliwo ne sister from muto yafa bali bamuyita Saara, naye nga nze alina gye yantwale wabakwano be nga saamanya nnyo bikwatagana ku nze na maama wange nnyo kuba nabeera nnyo n'eri family. Then nze nenkulanga manyi birala, naye bwe natandika okuba nga nkula, so many people started claiming nga ntandise okuvaayo, abantu bajja oli nagamba kino oli nagamba kino, but until one time like some years ago nga ne Mzee Hassan afudde, nze gwe nali ndowooza nti muzeeyi wange, ne bajja nga balina some proof. Nze nkulidde muze ndikana agamba nze nkulidde ku street, natandika okwerabira from the age of 5-6 until today. Nze nga simanyi taata wange ani, simanyi mama muganda wa mama wange, kusaidia mama wange nali manyiye ne taata we bonna ne bafa. Mama wange yasooka kitawe n'addamu. Taata we bamuziikana mu ttaka lya kanse ekyotero kubanga yalina talina baganda be baali bali awo. So mama wange bamuziika Ninzi Kaliisizo, Ninzi Buzirandu, bamuziika mu maka ga bakwano be kuba by then yali akagula n'akataka katono ekali mu kyalo gani mukwano gwe ba family yali ifudde family.
aga wakati yafuka walugana muziki one it's my favorite till today. Kati malo kutandika n'okuyimba nfuse wa kabi waliwo abantu abajja ne proofs ez'enjawulo ne bandagako ebintu ebimu nindaba nga bikwatagana. So I decided to go. So this thing is sensitive because in abantu bempuze nabo and they are my sisters, you know. I have my sister, I have mandate. I jump a little to go. And then when Nazika Mzee to Jia Kagomba, take it to DNA. So we took it to Dubai, and it came out with but still, it is my father, Mwanga. We share. Yazala mama abana. So is my father. And Nakulan Maniti Yaya. So is my father. And Binonevija Imulabali. So I kept quiet. Banga Kuzenze Kasina Chimani. There is no bond in the Hasla Wabu Street. Kulidi Muganda or no Musajja Muganda is which make handy Chimani. Then we bang Namukas, Kayembe with Natura, and Pura no Muganda was small vination. So Bondi and it an empire at time. But with the time we together to get to Gizako pattern to Chazimba, it has to take some years. That's why I didn't find it necessary to talk about it because it is in the busy way. I don't want even to go further, but what it is whatever it is. Ubwo rero nyine byatumye nanjye nkora ubushakashatsi ndashakisha kwa kundi nyine mba postinga ku ma status n'iki umuntu arambwira ati ariko atuzi ko uwo muntu ugiye muzi ati uwo muntu ndamuzi twarabanye mu barracks muri Fort Portal yavuga ikinyarwanda neza ariko abandi bateye muri 90 we aranga asigara Uganda ndetse ngo yita umuhima ndetse n'abanyarwanda arabirukana mbese arahinduka umuntu tangira kwanga abanyarwanda. Nawe mfite audio ngiye kuzibashyiriraho ntabwo ndi umuvuga amazina ariko nazo ndazishyiraho ko yambwiye ko yarakira umwana nyine baba mu barracks ngiye za Fort Portal nyata abantu baramuzi chef wari niyo watekeraga nyine abasirikare bakuru niyo mpamvu bamwise chef. Ariko Kenzo avuga ko iwo ngo yitaga se yarapfuye yaragiye baramuzikura kugira ngo ajye gukora DNA arebe koko ni se cyangwa ntago ari se. Bakoze DNA basanga ntago ari we se, ariko abantu barimo baribaza kubera iki ubu ngubu Museveni ari bwabivuze ubu ngubu ko amaze igihe aziranye na Eddy Kenzo kuki atamubwiye ati iso yari chef ari kandi koko nukurura iyi foto neza ukareba urabona asa na Eddy Kenzo. Ariko kuki Kenzo atamenye ayo makuru, kuki batabimubwiye kera, kuki yabayeho nabi bagakurira ku mihanda nk'umwana ise nkaho atakoreye igihugu. Mbese haravuga ibintu byinshi kubera iki ari ubu ngubu Museveni abivuze kuki Eddy Kenzo atamenye ayo makuru kandi amaze igihe ari mu bintu bya politika birimo. Ariko hakaba hari n'abandi bavuga ngo ni politiki. Hari abandi bavuga ngo ni ukugira ngo Kenzo mbese bahereye kuntu yatandukanye na Rema. Aravuga ati kubera ko babonaga Kenzo ari umuntu wabo badashaka ko
ashaka umuntu utari uwabo nyine. Birimo politiki ikomeye cyane yo ku rwego rwo hejuru. Noneho bakavuga ati Kenzo kugira ngo atandukane na Rema nuko bari bamupangiye diru y'undi muntu ukomeye muri leta ariwe Nyamutoro. Baramumupangira kugira ngo ashake umuntu ukomeye kuko na se yari umuntu ukomeye, ye gushaka aba bahanzi bo hasi nyine. Uretse ko na Rema nawe umugabo yashatse Dr. Hamza nawe ntago ari mu muryango uciriritse, nta bantu bakomeye bifashije. Ariko kumenya ko birimo politics, nubona ikintu cyagiyemo abantu bitwa ba Haji Kirumira bagaga kwagarana n'abantu b'abakire bakomeye bakorana na leta nyine, bakabijyamo ujye umenya ko leta, cyangwa nubona Andrew Mwenda cyangwa bagashumba cyangwa bitwa ba Muganga, ujye umenya ko ibyo bintu leta birimo. Rero ibya Eddy Kenzo biracyari birebire. Gusa nyine kuki yacecetse akageza iki gihe ataravuga se ise ko yari umuntu ukomeye wa Major General Chef Ali, ni umuntu perezida yavuze yari umuntu ukomeye, ntabwo yagomba kuba yarabaye mu buzima nk'ubwo ngubwo. Bavuga ko na nyina apfa bamushyinguye, inshuti ze arizo zamushyinguye ahantu. Mbese wumva yarakuriye mu buzima bubi cyane. So reka dusubireho inyuma gatoya, ndashaka kubakinira ku amajwi y'umuntu wambwiye amakuru ya Chef Ali, hanyuma abantu bakomeze kumva nyine. Umugabo yayoboraga ikigo cya Baraka cyitwaga Second Paramote za Football Clubs, kandi njye none nakuriye ni naho nigiye kuva muri primary muri Baraka kandi twabaga mu cyo kigo nyine. Nyuma yaho nari nzi naho atuye, njyaga naza no mu rugo gutyo, abantu bajya kunywera za kwitiye kaza na musitu ibintu nk'ibyo. Ariko iwabo twarahatinyaga kuko yari afite yabaga mu tutwe byatsi n'ibyo by'abarozi nyine. Ariko nuje kumva ngo yapfuye inyuma Shefari nawe utamuzi ntanesha, ahubwo nunga no kuvuga ko uriya muhungu ashobora kuba ari wowe ari kumwe mubyeyi inyuma cyane. Ndamuzi cyane n'abandi ntabwo akunda abagore cyane kubi yagasimba ariko kamugukanye. Ariko numva yapfuye mu minsi ya nyuma nanjye ndetse ndi mu kazahari ndahengamye irindi ryarebaga nko muri 2 cyangwa 1999 sinibuka neza, nuko nabimenye nabo turi mu Rwanda. Ariko mbere yawe Baraka tukiri muri Uganda nambara iteye, abandi barambuka aranga avuga ko ari umuhima yigumiriye. Mbagumye ariko ari mbize avuga Inyarwanda burana n'abapfu n'abazima. Ariko nyuma yaho intambara yagiye kwegeza araceceka burundu, ugatanya no kwanga Abanyarwanda ibintu nk'ibyo. Ndabyibuka neza naho dusigaye muri Baraka aradukimbiza nk'uko Shefari ndamuzi, ahubwo Eddy Kenzo ubwo niyo yamubyaye ryari numbaze we nambyaye muri icyo gihe ahari ntabwo namenya. Ariko akunda abagore kubi n'amahembe yaraga mu tuzu tw'ibyatsi n'abantu n'ibintu by'ibirozi byabaga itatsaho, yemeraga mu bintu nk'ibyo n'utuzu tundi tumukikije. Murabyumvise rero, ibyo nibyo umuntu yambwiye, nyine ko azi Chef Ali babanaga mu Baraka yongeyo za Football. Urumva ngo yari umunyarwanda, yari inshuti ya Rwigema, binjiranye mu gisirikare, bakoranye byinshi. Mbese abantu baramuzi, buriya abantu benshi baramuzi, cyane cyane abari ku rugamba. Hanyuma numvise ko ngo yari umupfumu, ngo yari afite utuzu tw'ibyatsi tw'abapfumu n'ibyitwa amahembe nyiriba mu Rwanda muyazi. Ariko bakohereza amahembe akakuzonga akakubita amabata ibintu by'ibirozi mbese. Ariko umuntu w'umusirikare nawe yajyaga muri ibyo ngibyo. Hari ibintu twebwe baba bavuga i Buganda umuntu akora ibyo yishakiye. Hari ibintu bavuga nyine bikumva ntabwo byumva neza, bamwe bakaba banahakana ko bitashoboka kandi bishoboka. Rero
muri iyi minsi ubu ngubu niyo nkuru irimo kuvugwa ya Chef Ali. Barimo kwibaza kuki Museveni ari iki gihe bivuze, barimo kwibaza kuki Kenzo yabicecetse ntabivuge, kuki mbese abantu barimo kwibaza umwana w'umusirikare wari ukomeye agakurira ku street, mbese barumva ari ibintu bidasobanutse neza. Niyo nkuru rero uyu munsi nashaka kubahereza. Wenda hari n'abandi bamuzi, ariko aya niyo makuru kugeza ubu ngubu ahari, Kenzo na se. Ariko nagerageze kuzuminga iriya foto ya se n'iya Kenzo, mbona nibyo pe. Kandi amakuru avuga ko Kenzo yagiye gukora DNA muri Dubai, asanga birahura. Ariko uriya yakuze abona, uriya wari warashatse nyina, yakoze DNA asanga bidahura. Ariko bamubwiye ko Chef Ali ari wese, nabwo aragenda ajya kuzikura aho bamuzitse, aho bamushyinguye, aragenda akora DNA basanga birahura. Hari ikiganiro nabonye bamubaza asobanura ukuntu byagenze, we yakuriye mu cyaro, nyina ari mu buzima butoroshye nyine, amujyana no kumuha abashuti be bamufashe kumurera. Ntabwo yakuranye na nyina aza gupfa, atangira ubuzima nyine bwo guhasoringa, ngo afite imyaka 6-7 gutyo. Nibwo yaje muri Kampala, atangira kuba ku mihanda, atangira gushugurika gutyo. Imana biramufashije, atangira kuririmba, aba umuhanzi ukomeye. Uyu munsi ni umuhanzi ukomeye. Urumva umuntu perezida ahamagara akuriye abahanzi, uba wageze kuri level nziza. Rero niyo makuru nashaka kubaganirizaho uyu munsi ya Eddy Kenzo. Arimo kuvugwa hirya no hino kugira ngo at least mumenye namwe amakuru aho biva n'aho bigana bya Eddy Kenzo. Ariko ise ni umunyarwanda pire 100%, na nyina ni umunyarwanda. Kenzo yabyibye ati mama ni umunyarwanda. Yigeze no kuza mu Rwanda tumukoresha, ntago nashatse ifoto ndazifite. Kenzo yaje mu Rwanda, turamubaza ngo uri umunyarwanda, aremera ko ari umunyarwanda, avuga ko bakomoka i Butare. Izo interview zirahari, avuga ko bakomoka i Butare iyo ngiye. Rero urumva ko hano erega iki gihugu cya Uganda n'u Rwanda babyanga babyemera. Sinzi ko nibyo baba bavuga ngo bazirukana abanyarwanda bazagira bati my friend, sinzi ko byashoboka. Okay, wenda byashoboka, ariko intambara yaba ari gaheze, kuko buri rugo rurimo amaraso y'umunyarwanda, buri rugo rurimo amaraso y'umunyarwanda, buri rugo rurimo amaraso y'umunyarwanda. Abandi ni abanyarwanda bihinduye, abandi ntago kubera amateka nyine. So rero reka mbasezereho. Niyo nkuru nashaka kubaha ya Eddy Kenzo uyu munsi, ibindi turakomeza mu kanya. Ndabaha amakuru yandi. Amatora uyu munsi, campaign zatangiye. Bobi Wine yagiye Jinja, n'abandi bagiye bajya mu handi hatandukanye. Nabyo ndaza kubagezaho mu kanya. Bigire umugoroba mwiza.